icyo mvuga nabaho pe reba nyine reba mama bera nabaho mbuze ikintu mvuga mama bera nabaho umunwa noneho mukanwa kanye najyaga numva nta magambo nabura ndayagira ngo nzose kubareba ubwo nanjye bitari binyorohe ariko nyine nari ndi kubitegura sibyo umwana wanjye nabwo napfuye ndacyari na wiwe se cyangwa nowe papa niba kigukubita ikanyuma n'ibiryo yahota yewe rero baramva mbabwira none se ntabwo bizagenda yemwa none ndetse mabashaho ariko ubundi wona no kugira kwihangana none se mbere kubaza usurabaza iki nese ntabwo ubona ko ibintu bitwituyeho no mu nzu ngo ba nese bimeze bite uyu mwana se umura ntacyo azagutwara ndahari sinapfuye ndacyariho ubwo nanjye bitigeze binyorohera mwana wanjye napanga kuza kubareba muri iyi minsi ubwo nanjye dodani zahuye nyinshi imbere yanjye cecekera ata mwana wanjye sinapfuye ndabuceceka uzi ko ndize kujya guhana akantu nakuguriye sibyo umusatsi inzara koma nari nzi ko ari njye yanze gusa naho n'abana banjye yabagize gutyo ngaceceka koma ngaceceka ndaje ndaguha akantu wini niko se joro uyu mwana ni uwawe ceceka mwana wanjye ufite umwana ungana gutya maze joro sindi kukubaza wanshubije ubu ni igitangaza ko nagira umwana ungana gutya ntabwo ari igitangaza muranasa nyine ndi kukubaza ni uwawe wanjye nyine niba burya waje gukora hano usize ufite urugo n'umugabo n'abana noneho sinabivuze narabivuze ngo uzanzanira n'akataraza nzakabona ubundi uriya mugabo naramubwiye rwose n'ibitaraza niteguye kubibona n'inzavumba zingeze mu maso ako mabusha urugo rwanjye hari ikintu tugusabye n'abana be baraje umugabo ari he hari ikintu tugusabye ku buryo wakwitwara gutyo ntabwo ushobora kureka ngo wenda kandi ibyo bintu ntabwo ari byiza none se ari nkawe umugore wabonye ba ubona umwana ba ese ubwo yego mana nyagasana haje n'abana wini mwihorere gusura kose hanyuma se umwana ushatse kuvuga ko ari buguma yego baraguma nizere ko muri kwikinira nyine uje ngo ngagusuhuze nibongere bagende nimba wumva ukumbuye abana bawe n'umugabo wawe uko bosi yambujije kukwirukana nazaza guhaga ujye kureba abana bawe nabyo kumbwira byo ngaraguma hano possible ntabwo bibaho cyiza nuko nawe uhetse faya azi mu biwanyu bakora nawe nibyo wanyu twaje turabigera ubundi wowe bite byawe mukoje karakureba utakagira gugumana ubwitonzi bwawe wagiye tuza mujyane musubiza aho umukuye niko juru uwo mwana wawe rero mugaburire ubahe n'itike yo gutega ntaguma umva ko mama bera ndi mubi narara hano noneho nawe nururaramo umva ko bambwiye ngo sinzagusohora urasohoka wumva utabona nese ubwo hari ikibazo turaranye ku buriri bwanjye aricyo byaba bigutwaye waguze
Joro none se noneho biragenda. ngwino hano. Ko mbona birashyana noneho utari burikira. Winnie, byagenze bite? Njye nari ngiye mu gasoko ngeze ku muhanda tuba duhuriye na Vanessa mu muhanda ari kurira. Ndamubaza ati se Vanessa ugiye? Ati ndi gushaka mama. Reba ukuntu yabaye. Njye numiwe. Ndumva ntashobora no kuvuga pe. Karananutse. Kumukubitwa n'inkuba umugabo koko n'ibintu n'imitungo yajyanye byose abana dore barwaye amavunja gusa none uwo muvuna muhita aranyirukana pe. N'amafaranga yanjye ntaranayabona ubuse kuko umuntu apanga ko nzajya kureba abana banjye. Mbona ni nyiramusa y'umugore irahara. Ubuse kuko ndazibona ngo nzerekeze he. We nimba wari umufashe byibuze muri iki cyumweru gusa nanjye wamara kumemba nzahita nzi. Njye nawe Sibyo? ntabwo nakwanga kumufata. None umenya narwaye. Ihangane umujyane. Gusa urabona ameze neza ubu. Yararwaye. Mana yanjye mujyana ngo ihangane icyumweru kimwe wamara kumemba nanjye nzahita nzi. Sibyo? Ntabwo natusha kuva hano batarampemba byaba birangiye. Uyu muntu uko umureba Winnie ni mubi imbere n'inyuma we ntabwo wabyumva. Yenda muzi nabonye birahagije. None reba ukuntu aba ameze hanze imbere ho ni hatari. Buriya singi ibyo ariye singa ibyo ari ncunga avuye ku meza nkareba ibyo yashigaje nkapfa kurya. Rwose ko nigeze ntungwa n'ibijumba ushigaje se ahubwo ko ari wowe uteka. ntabwo byashoboka mfite agahinda k'abana banjye. Ako Winnie mbabara urugendo umwite icyumweru kimwe gusa nanjye nzabanje. Sibyo? Ubu murandi kumwe nawe. Sibyo? Ntabwo nshaka kumva si kuko ndabigenza none. Vanessa ino tujyana shuri mama baza kukureba. Rwose turajyana se. Azaza kukureba ejo bundi singo. Unihangane rwose umunjyane. Sibyo? Ndabizi neza ureba n'amafaranga umunyongosha ari Winnie ndakwinginze abana banjye babaye imbobo bari kumana. Iherezo ryanjye koko uniri ugende bamwogoshe. Urumva Winnie nanjye nzaza vuba ntegereje ko bampemba y'uku kwezi nzahita nza ubundi nsigure umuvuna muheto w'umugore. Mana nje no gukora n'ikiyedere k'abana banjye mbane nabo. Sibyo? Vane ngaho nimugende njye gukora akazi amasaha yagiye. Ngaho nimugende ndabona ibyo wanyu nazi. Nihangane tugendere shuri. Ijoro ngaho genda masheri ngaho ugenda uhumura ndi kumwe nawe. Nzakuzanira ikintu cyose amakariso urumva nzakwitaho umwana wanjye. Sibyo? Ngaho genda mwiyiteho. Iyo telefone wayikuye? Iyo telefone wayikuye he? Telefone ni yawe ni Tega turebe. Tega ndebe. Kino nsavuga ari yawe. Ni yande? Nzo nagari yawe ntago ari wowe yisize. Urakica imyenda nasize kuva mu gitondo. Iracyari muri garderobe ntarayikuramo. None se juru tuvugishije ukuri. Sibye ko mama Bera mvuga mukavuga ngo ndi umugome. Ngo ndi umwana mubi. Niyo utekereje neza ukareba. Ubona utambangamira. Ubona utambuza uburyo. Ntabwo kujya kubisira myenda. Haguruka. Urakaruzi wowe mbona urakaruzi. Vibere. Chicha, kikava. Vibere jijya rujya gufura myenda. Bakugeza bate?
haguruka ujya kumesera myenda. Iyo munsi umwe nzakubahuka nkubwiza ukuri. Haguruka ujya kumesera myenda. Inuti wanje yo tuzasubira. Ya kumesera myenda. Nzakureka. Ndeko. Cucu na gato. Shiuka panani mana. Ndagapfa nabi. Yego. Iki ngiki cyo nzakira. Iki nzakica. Bimbereza cyangwa nkushota umugeri muri. Nuko uzajya mu ijuru ko. Uzarijyemo wowe wenyine ngewe ndeke. Kigari. Kiracyo nzakica. Si iki ntabwo cyumva. Nabona nubona amaraso mvushije. Vimbere. Iki ntabwo kijya cyumva inkoresha. Wowe wagira ngo uri inka. Bambaye. Oi. Sokoza seni. Koba bikigiye komona magashize. Urinde se ubuze umfata gutya. None si wanyu nuko batoza. Kura seni. Sokoza. Akusibi ni kimwe. Mbona. Ubona ndi umusaza ukajya suza neza. Nakiye. Ukuze unkweshe. Kandi reka nkubwire. Imigisha yawe yose barayishe. Barayangije. Shirisoni. Ikindi. Wese uri ndumbwira gutyo. Uri Imana. Abo ndi Imana. Hano ubwo nigereranya nayo. Dukuranye. Oya. Uzi ikintu kigiye kukubaho. Igeno ryawe warajyangije mukobwa. So? Ni wari mwiza tu. Anga abasaza ngo babatume ivu niyo mpamvu muhora. Ya baba. Kandi buri gihe sindi kukubona. Abana ndi umusaza ukabona wanyikura ngaho nyikura. Urongera. Umvise abasaza. Urongera. Iki ni cyawe ko kinyishe. Ngavuze imbere. Uri kumbabaza ariko. Nduru babwira ko umusaza agufashe ku ngufu. Uri kumbabaza. Nizo wari ufite amakarikari nkagira ngo urananyikura. Nuko. Igeno ryawe ko waryangije. Gute se nyine mbwira. Nuko nguko imigisha igenda ibacika. Umusaza nigendera. Babona. Niko. Biramahana. Shira n'isoni. Nuko nguko usigaye ureba. Kuse ni iki wambwiye nkagenda. Nawe ugakomeza iyo wari ugiye kuri kumbangamira. Ntuci. Ukwigendera. Ariko mukobwa wanjye wisubire. Imigisha yanjye ngo isubiye inyuma. Imigisha isubiye inyuma. Ngaho urakoze ngaho. Oya reka nkubwire n'ibindi mwana wawe. Ntago magaze hano ngo ngire nabi. Humura. Ariko fata neza abana. Imigisha ziyongera. Nubwo bajyangije. Ariko ziyongera. Icyo kintu tubana mu rugo. Oya. Agari. Uramuzi. Oya. Genda abona ushira kwa Kristo niko gutera umwaka. Kuvuga nabi. Bara nabi. Mu rugo w'umuba. Nta muntu kubwira.
ariko nugerageza kumva mwana wawe, nugerageza kumva uzagenda ubibona, uzavuga ati muzehe yarambwiye mbise. oya papa, oya nukuri. Maze uri umuntu mwiza uzaze kusura. Niwisubiraho nzaza. Numvise? Utakivuga nabi. Utakivuga nabi. Urakoze. Ndabana. Urakoze. Kanje pe. Ubu ngubu bagiye kuza mbuze amahoro. Kubitwa n'inkuba shamva. Hanya ngwere mu birahesha. Noneho yanyica, ansanze yanyica pe. Yawe, kimpera kuri plastique. Kikamera ku masahani ya plastique. Hano huzuye amadongo shamva. Yarenze sungu. Muze, umva nkubwire. Telefoni nayo ngisi. Niho ugarutse? Mwana wanjye. Wowe Mbwira n'ibindi ndakwinjiye. kutwara nawe ukunda nawe bizashiduka wiyahuye. Ndakakuroga. Kuki? Wisubireho ugenda ujya ku mabusenga. Ndabona uziyahuye. Kandi wa mwana wawe uri kuzagira ibyo mu gihe agiye. Ariko byarangiritse. Nitenga izangara. Genda wiyirige iminsi 3 karya. Yego mana rero. Iminsi ngahe? 3. Nibiba. Sinabishobora pe. Ngombwira ikindi kintu nakora atari kwiriza ubusa iminsi 3. Mwana wanjye genda usenge. Mubuye gusenga. Iminsi 3. Yego. Nzabishobora we. Ngaho. Genda usenge. Uranatitiye. Ngaho genda. Abasaza se baratutira. Urakoze. Anyica pe. Siko abaryoshye we, amazi abaryoshye pe. Wakira babaho neza. Shamva. Haba we, sani yari yazara. Biryoshye bite? Pun, nirire n'uri hahandi. Hora mvunagura. Mabusha hanyica pe. Yakwavuga ngo munsi yamfashe we ndira kumeza. Ariko noneho akanakumira. Joro ha baba. Joro. Kara. Ariko n'izina ry'Imana. Ariko uziko umurenga usiga inzara ko. Nako sinungogo n'umukecuru. Uri ku meza. Ibyo byenda biguhaye. Mabusha, Ibyo ndinde biguhaye. nandi kwandurura ubwo nyine ndava. Uri kwandura urimo karate bagira ngo ni inka. Kare kugira ngo ibyo bitazapfa gusa niyo mpamvu. Nakubwiye ngo rire ku meza yawe. Nandi kwandurura. Icyo kirahure ndakiguhaye. Nyine urumva narimbizanga nanjye nkweramo amazi. Ukamwera ikirahure mwasha amazi. Byanduye none. Nje kwandurura. Umaze kwangatwa. Nta mimbatiri haramu kuja atari wariye. Singaruka ntago biri ku meza. Kugeza. Mabusha cyane pe kwavuga ngo
iki ngiye mbarahera ngo wamagana ntabwo ubunyumva ndaje mabuja azana ibiniho baje abapolisi ibyo birazutse yego mabuja yego mwitabye tambwira se ariko noneho mwakagira imana burya urwubitse ruzi gusa narakubwiye ejo bundi igihe wankubitaga ndakubwira ati nshobora kuba naranakurushije n'amafaranga ntabwo bivuze kuba naraje ngupfukamiye hano ntabwo bivuze ko wakwitwara kuriya sibyo unoka nkubwire n'akandi gashyi katunicana nkubwire joro mba abantu bicara impamvu narabigusezeranyije ariko uno mugore noneho ni gatumwa ni izina ry'Imana pe noneho ndabona wagira ngo ni na gatumwa ndabona bakuntumye neza neza nsomera iduha niko ye narakubashye cyane ndajya kumbwira ko n'umugabo yanyifuje kubera ko nihaye ngejuru sinigeze ngusuzuguza kandi mbona yarakwakije akubura amaniro ariko wowe warifashe uratumba wigira umuntu wa danje nanjye Imana yanyibutse de kandi urajya nkubwire ngo nta nubwo wafungura udushumi tw'inkweto zanjye ntabwo dia buri hasi washoje kuvumbura iri ni isomo ku buryo uzajya witwara neza ku muntu wese ubonye wigendera jya wakira umuhisi n'umugenzi naje hano ari akabazo gato kankubise ariko mbonye hano gusho no kureba urabona wowe regerere kugira n'ubwoba reka wowe urabona harahure nanjye ariko kubera ko nge narezwe naciye bugufi ko hari icyo nashakaga kugira ngo bashe nkigereho ntabwo ari umugabo wawe uzanamubaze niwe none se ko mbona n'ibyanjye byari bifunze mada n'ibyo byari bifunze Imana yabifunguye hagati bitarenze iminsi 2 ngiye nzakwereka ko nabanye nawe nzanagusura nitwara ndi mu modoka yanjye kubera ko naje hano byari byarafunzwe kandi nakoze ibyo ugomba gukora sibyo narakubashye umugongo warawuciye sinigeze wowe urabona abantu imbaraga sinigeze nkwishyura ariko mada wagiye witonda sinigeze nkubiturushye sinigeze nkwishyura warushaga imbaraga nuko narezwe kwari kugira ngo umva se kwari kugira ngo ngere ku cyo nashakaga mada ariko uhereye aka kanya jya wubaha umuntu wese ubonye uteze amatwi ko tavuga se naho umugabo wese nani uteze amatwi mada ndumva rwose ihimure pe ndumva ari ijambo nkubwira umenye ko mababera ndi umusazi ariko usundi reka nkubwire buriya waritorwa ukamfira kuri uriya mugabo reba urukweto nambaye reba mada warubonye wigize mbura urukweto nkuru ndande nuguhera mu bitenge ntashobora kukujyana hano nkugurira amakanzu ntashobora gukora iki umva dore uko abadamu bambara rero babasadere nuko urabibonye uko niko bambara ako we ukubera wihambira warangiza ukabuza n'abantu amahoro ntushobora kubaho umushyitsi winjiye ariko mwagiye muca buguru urabonaga n'umuntu nakubwira ati ko mama wambabare ko nanjye nihaye uko mukansuzugura akaki sami sinabashiriwe kugira ngo nyumve neza no hanyuma biko yahawe nawe nimba atari shere wawe gutyo tori by'umugabo w'abandi none se nta matwi ugira nakubwiye ko hari umugisha wanjye wari ufunze nawe ko hari ibyo nyine size bifunze ndangara mbivamo ariko kugeza ubu Imana yabifunguye uri kunyumva ngo rero yabifunguye asubira mu byawe uvuye mu rugo umuntu urajya nkubwira n'ikindi gihe wakira neza abantu urumva kandi guhera uyu munsi ubwire Sami nawe wige kwambara neza kubitenge uhora amugabo ukiza ahora mu butenge ndakubaza ahora mu makanzu meza tuntu tw'udusiri mu bitenge ntushobora kwambara neza ijosi ryavuye
ni ibiki ubundi hara ni ibiki mada hara ni ibiki uteka hara ni ibiki uteka byatubuza amana amahoro biriya nabitunze kera njyewe biriya nabitunze kera gaze reka nijyende ako gusa mada ibi kubera ihurizo jye wakira neza abantu bose bishoboka Sami narakubakinaga kuryamana nawe kubera ko ndi umugore wiyubashye nakuze nararezwe ariko iyo mba umuntu w'icyababa wumva mpetse ariko njye nakwereye mbona nuko njye nakuna nasane ariko akurusha umutima mwiza madame so ndagiye rero nsezera se mwana nsezera nigendere bye ariko urambona ino cyangwa ariko karasomeye ubusibundi kashizwe ubwoba gutewe kunari nzi ko nari nakabitse mu ubwoba shaba arasomeye ndakurahiye ariko arambona so kugenda igipangu nako inzira yakuzanye urayizi naje udahari ntabwo ari wowe wanyinjira kandi umukobwa turarwana dusohoka igihe nshakiye numva mbishatse kandi umukobwa turarwana kandi wa mukobwa turarwana nze nkwereke ikintu ngukorera reka nze nkwereke ikintu ngukorera